wikita kuri abo bacantege. Nkuzaniye ijambo rikwereka ko na Yesu bamuhindutse ku munota wa nyuma. Murakoze cyane, Imana ibampera umugisha. Nongeye kunezerwa hano ku mbaraga Bibiliya y'imbaraga zacu. Imana ibampera umugisha cyane kandi Imana ibagirire neza aho muri hose. Ndabasuhuje, Imana ndabakunda cyane, Imana ibampera umugisha. Tugiye kongera kumva ijambo tugiye kumva ni ijambo wowe unkurikiye ngiye kukubwira, nkubwira ngo komera, wambare imbaraga, ushikame, ukorera Imana utarebye ku bantu wagiriye neza. Nturebe ku bantu wagiriye neza, ba bandi bose wagiye ufasha, ba bandi wagiriye inama ariko nyuma bakaguhinduka. Ijambo ngiye kukubwiriza uyu munsi, iri jambo ndashaka kukubwira ngo nturebe ibyo abantu bakugiriye. Nturebe ba bantu wagiriye neza ariko bikarangira bakwituye inabi. Ahubwo iri jambo nje kuri kubwira kugira ngo wumve uburyo Yesu nawe yakijije abana b'abafarisayo, akora ibitangaza byinshi mu bafarisayo, akiza abarwayi, ahumura impumyi, akorera abantu ibitangaza byinshi bitandukanye. Ariko babonye ageze mu kaga baramuhinduka, batangira kuvuga ngo nabambwe, ahubwo bababohore Baraba. Ubwo bavuga gutya ati nimutubohorere Baraba, uriya mu mubambe. Nyamara bibagiwe ibyiza yari yarabakoreye, barabyibagiwe, ahubwo bashyira imbere ibidafite umumaro. Ibyo ngibyo byiza ntabwo babirebyeho, ahubwo barebye ku bitagira umumaro. Mwene data, hari abantu wagiriye neza ariko barangije ntibita ku neza y'ibyo wabakoreye. Ibibi aba ari byo bashyira imbere, ibibi byinshi nibyo bashyize imbere. Ariko nkuzaniye ijambo rikubwira ngo wikita kuri abo bantu, wikita kuri abo bacantege. Nkuzaniye ijambo rikwereka ko na Yesu bamuhindutse ku munota wa nyuma. Babonye ageze mu kigeragezo baramuhindutse cyane bikomeye. Reka dusome iryo jambo twumve icyo ritubwira. Ijambo riri muri Matayo ibice 27, umurongo turasimbuka wa 41. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha, mutega amatwi rino jambo. Abatambyi bakuru n'abanditsi n'abakuru nabo bashinyagurira batyo bati, yakijije abandi ntabasha kwikiza. Ko ari umwami w'Abisiraheli, namanuke ave ku musaraba. Namanuka ave ku musaraba nonaha, natwe turamwemera. Yiringiye Imana ngaho nimukize nonaha niba imukunda, kuko yavuze ati ndi umwana w'Imana. Namanuke ave ku musaraba nonaha, natwe turamwemera. Yiringiye Imana ngaho nimukize nonaha niba imukunda, kuko yavuze ati ndi umwana w'Imana. 44. N'abambuzi babambanywe nawe nabo bamutuka batyo. N'abambuzi babambanywe nawe nabo bamutuka batyo. Amagambo y'Imana. Ahangaha Yesu yarageze mu gihe cyo kudupfira. Babandi yagiriye neza ngo abatambyi baravuga ngo nimba yarakijije abandi,
akaba yarakijije abandi, ngaho nawe niyikize. Nimba koko yarakijije abandi, nawe niyikize, niyikure mu kaga, niyikure kuri uriya musaraba. Yiringiye Imana ye, avuga ko ari umwana w'Imana, ngaho nimukize. Mwene data unkurikiye, ndashaka kukumenyesha yuko Yesu, abatambyi bavugaga ngo niyikize kuko yari ari mu bigeragezo, kuko yari arimo gutaka cyane, yarababaraga mu by'ukuri. Ariko bakavuga ngo nimba kuko ari umwana w'Imana, ngo akaba yaramwizeye, akaba agenda avuga ko ari umwana w'Imana, ngaho niyikure ku musaraba yikize. Bene data munkurikiye, ndashaka kukubwira ngo imbere yawe hari umusaraba. Umusaraba n'abafarisayo birirwa baguca intege. Umusaraba ni umugabo wawe uguca intege. Umusaraba ni wa wundi w'ikigeragezo gihagurutse abantu bakakwanga, bakaguhora ubusa, bakagushyira mu ntambara zikomeye, bakibagirwa ibyiza wabakoreye. Hari abantu wagiriye neza, ibintu birangira nabi, ariko Yesu we ntabwo yabitayeho. Nubwo yababaraga cyane, ariko umusaraba bo bari kuvuga ngo niyikize nimba ari umwana w'Imana. Bavugaga amagambo akomeye ngo yakijije. Abantu batangiye kuvuga ngo nubwo ari umwana w'Imana, ngaho niyikize. Ko yakizaga abandi, kuki watari kwikiza? Nimba kuko ari umwana w'Imana, niyimanura kuri uriya musaraba, yikize nk'uko yakizaga abandi. Mwene data, nawe hari abantu wakiriye mu buzima bwawe, ubakira wishimye unezerewe, urabafasha, ubaha ubufasha bwose bushoboka. Ugeze mu kaga, ubu bari kuvuga ngo ngaho niyikize. Ugifite akazi, wari wubashwe cyane mu muryango wawe, ugifite akazi, buri munsi buri sawa wabonaga abashyitsi mu rugo iwawe, ariko babonye bakwirukanye ku kazi, baravuga ngo kubera ko ntabwo bazongera kubona ibyo babonaga ukiri mu kazi. Mwene data, nguhaye inkuru nziza mu mutima wawe ikubwira ngo na Yesu baramushinyaguriye. Yari umwana w'Imana, imbaraga zo kwikura ku musaraba yari azifite, ariko bari baboneyeho kumushinyagurira. Nawe baragushinyagura kuko wavuye mu kazi, kandi warihiye abana babo ugifite akazi, wafashaga inshuti zawe ugifite akazi, ariko akazi kamaze guhagarara bakwereka ko ari bize. Bakweretse ko bari bize, ariko uyu mwanya nkuzaniye ijambo rikubwira ngo Yesu arahari, ntacyo uzaba, akazi kazongera kaboneke, icyubahiro kizongera kigaruke. Mwene data, Yesu ari muri aka kaga, Bibiliya itubwira neza Yuda agambanira Yesu, yari azi ko Yesu ari umunyembaraga. Mu by'ukuri we yari azi ko Yesu nagera ku musaraba, Yesu aratsinda akavaho, Yuda akirira ibiceri, akirira amafaranga. Ariko ntabwo ariko byari biri, mwene data, kuko Yuda yamaze kumva iyo nkuru arababara cyane. Yari azi ko Yesu ari umwana w'Imana ufite imbaraga, bari baragendanye igihe kirekire. Abonye Yesu bikomeye bamushyize ku musaraba, atavuye wamenye inkuru za Yesu, arimanika ariniga arapfa. Haleluya! Mwene data, ndakubwira ngo hari ibikomere ufite by'abantu wagiriye neza. Abo bantu wagiriye neza, iyi nshuro batumye wongera gukorera Imana kuri wowe ubireka. Ariko ndakubwira ngo ntabwo ari abantu wakoreraga, kuko Yesu iyo ataza kuba afite imbabazi muri we, yagombaga kubishyuza ko yabakirije abantu, yagombaga kubishyuza ko yabazuriye abantu, yagombaga kubishyuza yuko yabagiriye neza akababwiriza. Ariko Yesu ntabwo yigeze yita kuri ibyo byose. Haleluya! Nawe mwene data, abo wagiriye neza bakakwitura inabi, ndakubwiye ngo wibareba, hongera ukore
ry'Imana wongere ukore ibyiza, iyo mirimo myiza wongere uyikore. Haleluya. Ndakubwiza ukuri mwene data uri kunkurikira none ahangaha, ijambo ry'Imana ritweretse yuko Yesu abatambyi bavuze ngo niyikize, yikure ku musaraba, ngo yakizaga abandi nawe niyikize. Iyo igeze mu kigeragezo abantu bose baraguhunga. Iyo uri umukozi w'Imana baravuga ngo mbese ko yasenyeye benshi we yakikiza. Iyo uri umukozi w'Imana ukajya mu bigeragezo abantu bibagirwa ko wigeze ubana nabo mu masengesho, bakibagirwa ko hari n'ibyo Imana yakoze. Oh haleluya, bakabyibagirwa. Amina. Ariko nibagaruka uzabakire mwene data abo bagukomerekeje, nibagaruka uzabakire, kandi nibatanagaruka abantu uzahura nabo uzababwira ngo ineza iguma kuri nyirayo. Haleluya. Yesu abafarisayo bemeye kugira ngo Yesu abambwe, baranabyishimira cyane. Birashoboka ko harimo n'abagiye guserebura, bagiye hirya barishima baranezerwa, ati dore wa wundi wavugaga ngo ni umwana w'Imana, ese ko atikuye ku musaraba. Iyo uri mu kigeragezo abantu bose nibwo bakureba. Iyo uri mu kigeragezo n'utari ugufiteho ijambo ararigira. Iyo uri mu kigeragezo uhinduka umuntu, bakavuga ngo mbese Imana yamenye, Imana yakoreye yamumariye iki cyangwa se imumariye iki. Ariko wowe unkurikiye wicika intege ku bw'abantu, wicika intege ku bw'abantu bakubwiye ngo ntacyo wimariye, wicika intege ku bw'abantu bakubwiye ngo ujye wasengeye wungutse iki. Imana igufiteho umugambi mwiza cyane, igufiteho umugambi ukomeye cyane. Mwene data we wari wihebye, we wari ufite ibibazo byinshi, nongeye kugaruka kukubwiriza ijambo rivuga ngo na Yesu umwana w'Imana baramwanze, bamuvuga amagambo menshi, baravuga ngo yahisemo Imana ngaho nimukize. Nawe hari abantu bakubwira ngo noneho ikure mu kibazo urimo, bakibagirwa n'ibyiza wabakoreye. Mwene data, bajya bibagirwa ibyiza wabakoreye, ariko ntabwo ari bo wabikoreye. Mwene data, wabikoreye Imana, wabikoreye Imana. Nongere mbikubwire, ntabwo wabikoreye abo bantu. Ongera uhaguruke ukore neza, ongera uhaguruke, iyo mihigo wahize uyihigure. Haguruka wongere ukorere Imana, wicika intege ku bw'abo bantu wafashije, ku bw'abo bantu wagiriye inama nyuma bakagusuzugura, ku bw'abo bantu wahaye umurongo ariko bakakwereka kuri igicucu. Mwene data wicika intege ku bw'abo bantu, kuko na Yesu ntabwo yigeze yita ku bari kumushinyagurira. Ntabwo Yesu yigeze yita kuri abo batambyi, kuri abo bafarisayo, ntabwo yigeze abitaho. Haleluya. Bageze naho bakora ubufindo ku mwenda yari yambaye, barishima baranezerwa. Iyo uri mu kigeragezo nibwo abantu bishima. Abari inshuti zawe nibo bahaguruka kujya kukuvuga. Nimba uri umukozi w'Imana, uri umuhanuzi umurikiye, babandi wasengeye, babandi wabwirije ubutumwa bwiza, nibo bagiye kuvuga inkuru zawe, nibo bagiye kukwamamaza, ariko ntibakwamamaza neza, bagiye bakwamamaza nabi, bakuvuza amagambo atandukanye. Hoya wibitaho, ita ku muhamagaro wawe, haguruka wongere ukorere Imana, wuzura amavuta y'Imana. Numara kuzura amavuta y'Imana bazagaruka, bazagaruka, kandi nibagaruka bazaza baguha agaciro karuta ka mbere. Oh haleluya. Bazaza noneho baguha agaciro karuta ka mbere. Mwene data, haleluya.
imiryango yawe utangira gukorera Imana. Baravuze ngo uzapfa nabi, ariko ndakubwira ngo wicike intege. Wahagurutse mu isezerano ry'Imana, uhaguruka mu isezerano ry'Imana kujyana muri Amerika, urimo urahababarira, urimo urahatesekanira, urimo urahasuzugurirwa, uri kureba ukareba hirya ukareba hino, ukabona famiye yawe iri kure, ukabona imiryango rekada, ukabona uri imfubyi, ukabona uri umupfakazi, ukabona ibintu birakomeye, ariko ndakubwira ngo mwene data, haracyari ibyiringiro ko Imana izakugirira neza. Haleluya. Yesu baravuga ngo byarangiye, kuko Yesu kubwo yagombaga kuzuka, kandi yagombaga kuzuka kugira ngo acungure abantu benshi. Yarancunguye, nawe yaragucunguye. Mwene data wo murice, Yesu yaragucunguye. Wikirengagiza neza Yesu yakugiriye, wikirengagiza urukundo rwiza Yesu yagiye akwereka. Abantu barakwanze, ariko igihe kigeze Imana ikugarukaho iguha akazi, none urabyibagiwe. Wararwaye ujya mu bitaro uraremba, ugera kuri finale abantu bavuga ngo none ntiburaca, Imana igukurayo uri muzima. Oh haleluya. None wibagiwe aho hantu Imana yagukuye. Imana yakugiriye neza, iguha akazi keza, ariko ntabwo ushaka kwita ku bandi. Haleluya. Yesu rero ikintu akubwiye muri uyu mwana, arakubwiye ngo wihangane, wongere usubize amaso inyuma, wibuke aho Imana yagukuye. Wabwiye Imana kenshi kuzayikorera, ubwira Imana kenshi kuzayishima, ariko amashimwe yawe wowe ujya ushima, urayashima, uwundi mwanya ukicuza. Wikicuza ibyo wakoreye abantu, wikicuza ibyiza wakoze imbere y'Imana. Abo bafarisayo n'abo batambyi bari bafite umugambi wo kumwishima hejuru, ariko yari umwana w'Imana, kandi yarazi ko nubwo ari ku musaraba agiye gucungura isi yose, agiye gucungura abantu. Ni ukuri Yesu akimara gupfira kuri uwo musaraba yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe, ngo nimuze munsange ndabaruhura. Yo haleluya. Yesu araguhamagaye ngo ngwino umusange arakuruhura, ngwino arakuruhura, kandi mu buryo bworoshye. Yesu nta mafaranga agusabye, Yesu ntagusabye ubwo butunzi bwawe, Yesu nta kintu na kimwe agusabye, agusabye umutima wawe, agusabye ubwenge bwawe, nta kindi kintu Yesu ari kukurushaho. Haleluya. Ijambo ry'Imana muri wowe wumvaga abarivuga ubanze cyane, wikanga abantu b'Imana mwene data. Haleluya. Kuko ushobora kugera mu bikomeye, amafaranga yawe ukabura icyo uyamaza. Ushaka kugera mu bikomeye, Yesu we, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ushobora kugera mu bikomeye, ya mafaranga uyafite ukajya uryama ugasinzira, wagera mu hagati ukabura ibitotsi. Kandi hari abantu benshi bangurikiye babuze ibitotsi. Hari abantu benshi Imana yahaye amafaranga, ibahereza amazu meza, ibaha amamodoka, ariko nta mahoro bafite mu mitima. Ndakubwiza ukuri mwene data, cyangwa se ibyo byose urabifite, ariko ufite indwara ikomeye yatuma utarya ibiryo byiza, yatuma utanezerwa muri wowe. Ariko ndakubwira ngo garukira Yesu, uze mu murongo wawe, umwemerere wo gutesha agaciro ijambo ry'Imana, wo gutesha agaciro abakozi b'Imana, wo gutesha agaciro umwuka w'Imana. Oh haleluya. Wewe warungurikiye, nakuzaniye ijambo rikubwira ngo na Yesu umwana w'Imana baramushinyaguriye. Nakuzaniye ijambo rikubwira ngo abantu baravuga ngo mbese kutari kubyara ngo ni ukubera iki, ariko nkuzaniye ijambo rikubwira ngo abo bihorere. Hari abahagurutse baravuga ngo mbese ko wasenye urugo, warasenze Imana yarakubwiye ko umugabo ari uwawe, none umugabo wawe aragutaye muradivorushije. Ariko ndakubwira wowe ungurikiye ngo abo bihorere. Bihorere n'umwana w'Imana ntabwo bigeze bamwemera,
bihorere, ahubwo wowe pfukama, cya bugufi, icyubahiro kiri cy'Imana. Mwana data unkurikire none ahangaha, ijambo nkuzaniye ni iryo kukubwira ngo nimba batarigeze bahereza Yesu agaciro, wireba ku bantu kuko nawe ntibaguha agaciro. Nawe ntabwo baguha agaciro mwene data. Ndakubwira ngo ha agaciro Yesu mu mutima wawe, ibindi biziza. Kandi hari abantu bagukomerekeje, babarire uwo muntu wagukomerekeje, uwo muntu wafashije mu rugendo rwawe, uwo muntu wagiriye neza nyuma akaguhinduka, uwo muntu wagurije amafaranga nyuma yarangiza akakwambura, uwo muntu wahereje akazi ariko nyuma yagashaka kugusimbuza muri ka kazi gukavemo. Ndakubwira babarire, mugirire imbabazi nkuko Yesu yazigiriye abo ngabo bamushinyaguriraga, nkuko Yesu yazigiriye abo batambyi, azigirira abafarisayo, kandi yari yarabakirije abana ariko ibyo ntiyabirebyeho. Ntabwo ibyo yabirebyeho. Nawe hari ibyo ureba nawe bidafite umumaro, bireke mwene data, bireke. Emerera Imana yawe, hari igihe kizagera bya bindi byiza wakoze byongere bigaruke, byongere biguhumurize, wongere ubone ineza y'Imana yakugarutseho, wongere ubone nawe ubuzima buri kugenda neza. Mwene data wowe unkurikiye, hari abantu wasengeye, umuhamagaro wawe warawurambitse hejuru y'abantu bakugerageje. Mwene data wireba kuri abo bantu nakubujije, ijambo ry'Imana rirakubujije, na Yesu ntabwo yigeze abarebaho. Baravuga ngo nimba afite imbaraga ngo yakizaga abandi nawe niyikize. Ayo magambo barayamubwiye, ngaho niyikure ku musaraba, ngo yiringiye, ngo iyo Mana yiringiye nimukize. Nawe rero hari ibyo wakoze, abantu barateranya, bamaze guterana bavuga amagambo menshi, uyumvishe ntiwashobora kwihangana, uravuga ngo urabirambitse. Hoya wirambika bizinesi yawe, kora cyane, ahubwo igihe kizagera bo ubwabo bavuga ngo yakoze cyane. Yesu yari afite ububasha bwinshi cyane bwo kwikura ku musaraba nk'uko babivugaga, ariko iyi saha nawe ububasha bwinshi ufite nuko Yesu azagufasha akagukura muri ibyo bibazo, kubera ko wamwemereye azagufasha agukura muri ibyo bibazo. Mwene data wowe unkurikiye none ahangaha, ijambo ngiye kukubwira, Imana igiye kugukura abafarisayo imbere, Imana igiye kugukura abatambyi batambisha amagambo, batambisha inama zabo. Imana igiye kubihindura bishya. Wikinangira umutima, wikomeza kuvuga ngo Rufosi runaka, amazina y'abantu yatondeke, abo wagiriye neza, abo watabaye, abo wahesheje akazi, abagukuje ku kazi, abo bose bakuvuze, abo bose bakuroze. Ibyo bintu byose wikomeza kubivuga mu mutima wawe, wikomeza kubivuga mu mutima wawe. Imika Yesu kuko nawe muri uwo mubabaro we yari afite ibyiringiro ko azapfa kongera akazuka. Yamara kuzuka akazukana n'abapfuye, n'abera bari baraheze mu gituro nabo bakazuka. Haleluya. Mwene data unkurikiye hano kuri Bibiliya imbaraga zacu, wumvishe rino jambo, ndagusaba ngo aho uri upfukame ubwire Imana ngo ibyo najyaga nitaho, abantu nagiriye neza bakampemukira, urukundo rwari rwarakonje muri wowe, gukorera Imana byari byarakonje muri wowe, kugirira neza abantu ukabafasha muri serivisi wari warabiretse. Ariko aho uri pfukama ubwire Imana ngo Mana, ntabwo ibyo nakoze nabikoreye abantu, ahubwo ngirira neza, uzantabare bose babireba, ahubwo ngirira neza, bazahindura amagambo nabo babone ko hari Imana nasenze. Mwene data upfukamye, ndi kukureba wa muvyeyi unkurikiye, ndi kukureba wa mugabo unkurikiye, wa mukobwa wa musore we, wa mukecuru wa musaza unkurikiye. Pfukama aho ngaho nkubwire ijambo, pfukama ndikubwire, haracyari ibyiringiro
akabana nawe igihe cyose kandi akabana nawe mu ntambara no mu bibazo. Iryo jambo rya kukubwira none ahangaha niri kubwira ko Yesu yashinyaguriwe nawe washinyagurirwaga, ariko uyu munsi Yesu agiye kugukuraho amagambo bakuvugaga, agiye kugukuraho izo ntambara, agiye kugukuraho ibyo bitero, agiye kugukuraho ayo marira wariraga. Ntabwo wari ufite abaguhoza kandi ni ukuri urabafite. Abaguhoza urabafite ariko baguteye umugongo. Ndakubwiza ukuri, ihangane cyane aho upfukamye ngo usengere Imana, ngo usengere Imana igiye gusubiza ibyiringiro mu mutima wawe. Uwiteka Mana ikomeye, Mana igira neza, sengera buri muntu wari wese wumvishije ikibwirizwa, ndamusengera kugira ngo umugirire neza. Ndamusengeye Yesu baramushinyaguriye, n'abantu babyumvishe barashinyaguriwe. Yo Yesu ndabasengeye bagirire neza muri uyu munota. Mana babahoreye iyo ngoyi y'abantu bagiriye neza barabahemukira mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga z'Imana zigera ku bakozi b'Imana bagiye basenga bafata imiswaro y'abantu, bafata imitwaro y'abantu bakayisengera mu butayu butandukanye, ariko abantu bagahindukira bakabavuga nabi, abantu bagahindukira bakabaca intege. Reka nsengera abo bakozi b'Imana, Imana ibuzuze, ibambike imbaraga, bongere bayikorere bashize amanga. Imana izongera ibibuke babandi bagiye babamamaza nabi, bazagaruka babamamaza neza mu izina rya Yesu. Reka imbaraga z'Imana zigenda zikore mu isi yose, abantu bose bakomeretse Imana ibomora ibikomere mu izina rya Yesu. Abantu bagiraga neza ariko urukundo rukaba rwarakonje muri bo, Mana turabasengeye ngo urukundo rwakonje muri bo rwongere rubyuke, ruba urukundo ruzakora byinshi kurusha ibyo bakoze mbere mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga z'Imana zikore kuri buri muntu wese upfukamye, kuri buri muntu wese ugiye kuvuga ngo Mana ni wowe nakoreye, ugiye kuvuga ngo Mana ngarutse mu murongo. Reka ubahereze umurongo bagomba kugenderaho. Uwiteka Imana Nyiringabo nabo ubwabo Uwiteka bakubonere mu gupfukama kwabo. Reka ubagirire neza uhereye uyu munsi ukageza iteka ryose. Urakoze Imana y'ukuri n'ubugingo, bana na buri muntu wese wankurikiye, kandi iri jambo rigende ryomara inguma mu mitima y'abantu, iri jambo rigende ryomara inguma ku bakozi b'Imana bacitse intege, ku bahanuzi bacitse intege, kandi Imana yongere ibyutse baguye mu bahanuzi no mu bakozi b'Imana b'abapasiteri. Imana ikora ikidasanzwe. Urakoze Imana y'ukuri n'ubugingo, abaduciye intege hirya no hino, inshuti n'abavandimwe bacitse intege, Mana iri jambo ribasubizemo imbaraga. Urakoze, ni mu izina ryawe Kristo Yesu tubisabye, amen.